no mwijuru herutse kongosha kubera ko ni byinshi sinabirondora ni byinshi cyane ahubwo ubwo niteguraga kuzanga ngo dukurane ikiganiro numvise Imana ingenderera impa message kugira ngo mbwire umuntu ugukurikira umudamu ukurikira cano yawe agira ikibazo kuba asama inda zikavamo inda zose asamye zigenda zivamo indigera mu mezi 2-3 indikavamo ariko nicaye yarantegereje nitegura kugira ngo tukorane ikiganiro numvise mwuka w'Imana angezeho arambwira ngo nzamubwire ko Imana yo mwijuru itanze urubyaro ku buzima bwe. Amen. Noneho inda atwite yo ntabwo izavamo kuko Imana yambwiye ngo ikiganza cyayo kiri kuri we kandi yiteguye kumuremera amashimwe afatika. Imana imugireza cyane kandi Imana wamwije mwitoye cyane. Ubwo rero wa mudamu we ihangane tegereza mu gihe gikwiriye Imana wamwijuru iguhaye umwana w'umugisha no kumuvugisha. Imana yamukweretse ikwerekana nimero. Ndibuze kumuvugisha mubwire. We sobanura neza ja. N'amazina ye. We amazina yo ntabwo nayabonye ariko nimero ye nayibonye ndibuze kumuhamagara mubwire. Yabwiye Imana turi kureba bari abana bo mu batambyi uri kuri abamaze kwiyanduza uri kubara bamaze gukora ibyangwa n'amaso yawe ati noneho numumba nzamugutura mu rusengero nawe agukorere abo umukozi wawe nimwazibera ntabwo azongera kuba wanje ahubwo azaba ari uwawe ntabwo nzamutuma udashaka ahubwo ibyo ushaka kumutuma nibyo uzamutuma njewe ubwanjye ntabwo nzamukoresha ibyo nshaka ahubwo uzamukoresha ibyo ushaka hana hindura isengesho asaba ikintu Imana yo mwijuru nayo ifitemo inyungu asaba ikintu cyo kugira ngo Imana nayo ibone ko nikimuha nawe azagikoresha. Iyi minsi ari igihe umuntu asaba amafaranga ariko asaba amafaranga Imana yamureba igasanga ayo mafaranga ntabwo azayafashishamo abakene. Yes, reka masuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali bari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatume Imana Concorde ikamfata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ngusabiye umugisha nuyikandaho kugira nubunyuzwe nibyo ubonye twaguhaye kugira ngo ibyo dushyizeho buri gihe uzajye ubibona. Yego ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mana ishimwe Jean Damascene niwe turi kumwe tugiye kubana mu iki kiganiro tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana twibutsa abantu uko Imana ivuga isezeranye igasohoza. Jean Damascene ni umuhanuzi Imana igukoresha muri iki gihe. Yego ndavuze ngo Imana igukoresha muri iki gihe ndabeshye oya uko nukuri kuzuye. Yego turi mu kwezi kwa gatanu kuri mu mpera hari ibyo wibuka Imana imaze iminsi gukoresha ugango bidusagize. Ni byinshi cyane ariko ndikumva ari indirimbo iri kumfasha. Indirimbo ivuga ngo twaherukanaga kera none ngo dusubiye kubonana. Yego Imana ishimwe cyane twongeye kubona twiherukana misi ishize. Yego uziko nari gukumbuye nanjye wari unkumbuye rero gukumbura ntago twaye kwicarana. Imana ishimwe cyane bivuze ngo twidukumburanye nanjye nari gukumbuye. Birashoboka ko wenda ko hari abandi bantu n'ubundi bakurikira Concorde TV n'ubundi bari bankumbuye. Nagarutse ndi wa wundi wa mugabo Imana yagiriye neza ko wabivuze Imana iri kunkoresha muri iyi minsi kandi nanjye nayemereye kuyibera igikoresho akizankoresha cyose nzagikora mu izina rya Yesu. Amen. Rero ntaravuga ikintu Imana yo mwijuru herutse kongosha kubera ko ni byinshi sinabirondora ni byinshi cyane ahubwo ubwo niteguraga kuzanga ngo dukurane ikiganiro numvise Imana ingenderera impa message kugira ngo mbwire umuntu ugukurikira umudamu ukurikira cano yawe agira ikibazo kuba asama inda zikavamo inda zose asamye zigenda zivamo indigera mu mezi 2-3 indikavamo ariko nicaye yarantegereje nitegura kugira ngo tukorane ikiganiro numvise mwuka w'Imana angezeho arambwira ngo nzamubwire ko Imana yo mwijuru itanze urubyaro ku buzima bwe. Amen. Noneho inda atwite yo ntabwo izavamo kuko Imana yambwiye ngo ikiganza cyayo kiri kuri we kandi yiteguye kumuremera amashimwe afatika.
Imana imugire neza cyane kandi Imana wamwije mwiteho cyane. Ubwo rero wa mudamu we ihangane, tegereza mu gihe gikwiriye Imana wamwijiro iguhaye umwana w'umugisha. Nubwo wasamye inda ya mbere ikavamo, iya kabiri ikavamo, iya gatatu ikavamo, ariko humura Imana yamwijiro ititaye ku gihe umaze ubabaye ije kugusubiza kandi ije kukuremera amashimwe. Iyo na message ni kugira ngo umanze ntambutse rero. Ariko se ubundi buriya tukiri kwiyo message. Yego. Ntabwo Imana yakwereka nka nimero yo ku buryo wahita umuhamagara utabivugiye aha. Nabwo byashoboka kubera ko nta kinarira Imana, ibintu byose Imana irabishoboye. Nuko ngize ngo mbitambutse ahangaha kuko ari igihe n'ubundi tubura umwanya wo kuvugira kuri telefone bitewe na gahunda nyinshi umuntu aba afite. No kuva ngize amahirwe yo kwicara imbere ya kamera kubimubwira byaba byiza, kandi nabwo kumuhamagara nta kibazo, namuhamagara nimero ye, namuhamagara nta kibazo byakunda. Ndibuze kumuvugisha. Oya, nimero wayibonye? Ndibuze kumuvugisha. Ndibuze kumuvugisha. Imana yamukweretse ikwerekana nimero. Ndibuze kumuvugisha mubwire. Oya, sobanura neza Jean. N'amazina ye? Oya, amazina yo ntabwo nayibonye, ariko nimero ye nayibonye. Ndibuze kumuhamagara mubwire. Ubwo wari wicaye hariya gukoresha ikiganiro mugenzi wawe, yego, Imana yakweretse umuntu usanzwe ukurikira ibiganiro, iguha ibyo bimenyetso yuko inda ahora asama zagira mu mezi 2 zikavamo, iguhana nimero. Ahubwo noneho nawe simubwiye ngo ngewe nindangiza kumuhamagara yongera mpamagare, ahubwo noneho niturangiza kuvugana nangwa se azahita hamagara wowe. Nimero yawe se ntibihari? Azahamagara nimero yawe, azahamagara nimero yawe abikwibwirire, none ubutaha uzahure nawe wifitiye ibihamya. Nanjye byanshimisha pe, kuko abantu tuba dukeneye iki ibimenyetso. Niba bivuga ngo uri umuhanuzi, yego, ukaba nta muntu urahanura ngo bisohore, waba uri umuhanuzi nyabaki? Oya, ubwo ntago buri umuhanuzi. Ubundi iki twemeza ko ari Imana idukuramo n'agasa, ari Imana ituvugiramo, nuko Imana ducishamo ibintu ikanabisohoza. Itabishoje ntabwo twakwemera ko ari umwuka w'Imana turimo. Kandi noneho tubwiye abantu ngo Imana ivuze gutya nabo ntibibasohoreze, ntabwo bakwemera ko ari Imana yavuganye nabo. Ahubwo igikomeza abantu ndetse natwe kikatwongerera imbaraga, nuko duhanurira abantu bikagira gute bigasohora. Noneho n'ikindi, umuntu ashobora kuza hano wavuga gutya akavuga ati ubwo nyine ni sene bateguye kugira ngo baze kwemera ko uri umuhanuzi. ubukino twakina, ubwo bukino ntabwo twabukina kubera ko duharanira gukorera Imana kugira ngo Imana wamwijije duhereze umugisha. Yego, ubwo bukino mu bukino twakinira, ubwo bukino ntabwo twabasha kubukina. Ngira ngo njya nkunda kuvuga nti leta n'Imana biri mu bintu ntinya. Nkuko ntahangara gutya ngo mpagarare n'umubyeyi, burya umuntu aramwuba umubyeyi, abayobozi, Imana. Ruvuga ngo kuba ntatinyuka ngo njye kuvuga ngo mama niwe mfite ngo avuze gutya, nkaba ntatinyuka ngo njye kuvuga ngo gitifu w'akagari ngo niwe wantumye gutya ngo njye kubibwira umuntu atantumye. Niko nanjye ntatinyuka kuvuga ngo hano ngo Imana iravuze itavuze. Niko bimeze. Cyangwa nakira umuntu ngo aze ngo abeshye ngo Imana iravuze ngo itagize ute itavuze. Uko nyuma yo kubesha nagaso gukora amakosa nkayo ngayo hari ibihano babiguteguriwe. Urugero nkuko bivuze, ugiye ukavuga ngo gitifu ambwiye gutya na gutya atabikubwiye. Yego, ndahamya ndashidikanya ko yagufunga bakagukatira igifungo ukagikora. None nimba ari umwana w'umuntu wakora ibyo bintu, Imana yagwanisha igihano kingana gute? Ndabizi se. Baragoba bavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze. Ababeshya abo ngabo iyi minsi rero turi kuvuga ngo Imana yo mwijuru abo bantu nk'abo ngabo ibakubita ikiboko. Umva Jada, sinzi ndikumva ndakaje. Niba ari abantu nanga abantu babeshya, ubu turi mu buzima busanzwe, ubu twicaye hano muri santere yitwa Nyarwondo. Yego, ubu umuntu arampamagaye nkamubeshya buryo kindi muri gare ya Musanze, urumva ngo mukanya ngo twahurira ngo kuri bwo yiko ngo ndi hafi rwose ntugire ikibazo, kandi nica ahantu ku buryo kugeraho ndi kubeshya biransaba gukoresha iminota 40. Sibyo? Icyo kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo bintu ranababaza cyane. Umuntu akubeshye ngo nzagukorera iki, akaba yatumufata n'ideni
umwizeye ko azakigukorera, wizeye ko ntabwo icyo kintu azagira. Ibyo ni ibimbabaza. None ugasanga umuntu arihandagaje ngumva ngo uko Imana ngo imbwiye kandi itabimubwiye. Abo bantu bafite ibibazo kandi bafite urugamba rukomeye cyane. Buriya hari umuntu umwe wigeze kumbesha, ndamuhamagara ndamubaza ngo se uri he, ambesha ahantu runaka ngo ni hari. Noneho ahantu narindi nagiye gukebuka nka gutya, ntabwo yarazi ko namubonye, kebutse gutya mba ndamubonye, ndanyira ndamuhamagara, none si iyo wagiye uravayo ryane? Ngo ndagera iyo ngiyo ngo mu masaa 12 saa moya gutya. Ndavuga nti okay, nta kibazo ariko ndagusuhuje. Mpita nzamura ukuboko ntireba umuntu uri kugusuhuza imbere yawe. Uzi ukuntu yamwaye? Atamwarase. Yaramwaye cyane bikabije cyane. Ariko noneho reka nkubwire, ni ngombwa ko tuvuga ibintu Imana itubwiye. Ni ngombwa nimba Imana itubwiye ngo dusengera, ni ngombwa ko tubasengera, apana kwikoresha. Kuko nimba tugomba gukorera Imana, tugomba gukorera mu mbaraga zayo, tugakorera mu ijambo ryayo, tugakorera mu byo Imana yavuganye natwe. Siko bimeze neza? N'Imana yavuze ngo icyo muzakora cyose muzagikore mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo mpamvu natwe tugomba gukora ibintu tutikoresha, tugakora ibintu Imana wamwijije dukoresha. Kuko reka nkubwire, twebwe tugerageje kwikoresha twananirwa, nta nico twanakora, ibyacu byatubana bibi. Naho tugomba gukoreshwa n'imbaraga z'Imana kandi tukavugishwa n'imbaraga z'Imana. Imana ivugiye muri twe akabyo tuvuga, apana kuvuga ngo iravuze kandi atagize gute itavuze. Imana yo mwijuru igomba kuzajya igenderera abantu cyane, kuko turabizi muri iyi minsi hari abantu biyita abakozi b'Imana ariko ataribo. Ariko Bibiliya yaravuze ngo nta gitwikire kitazatwikururwa. Nimba ukorera Imana bizagaragara, kandi nabwo nimba udakora Imana ubwo bizagira bite? Bizagaragara. Nimba ari Imana igukoresha bizagaragara, nabwo nimba ari izindi imbaraga zigukoresha bizagira gute? Bizagaragara. Imana yo mwijuru uko byagenda kose ntabwo izemera agasuzuguro nuko izina ryayo ritukwa ku bantu bayitira kandi ataraba. Nuko abantu bazajya biyitira. Reba, iyo umuntu ahangaye akiyitirira ribu, akiyitirira umuyobozi, akiyitirira undi muntu runaka, nahereye kuri gitifu w'akagari. Yego, ukuntu ahanwa urumva. Arahanwa by'intangarugero. Ugatekereza umuntu akitira ngo ngewe ngo ibi ngo ndi kuvuga ngo ni Imana ibimbwiye, ahagaze n'amaguru ayiwe Mana we, atari Imana ibimubwiye. Abantu bafite ibibazo, abantu bo muri iyo minsi, abantu bameze batyo kubabwira ngo barwaye bwaki. Nukuri cyakora iyi minsi pe hari abakozi b'Imana ariko n'abiyita abakozi b'Imana. Nukuri ko ari igihe kimwe cyageze abantu mbese nyine habaho babamenya benshi bakavuga ati twebwe turabireba ibintu, turareba icerekezo c'ibintu gutyo na gutyo. Ariko Eliya arababwira ngo muve mu rungabangabo, ni muze muteranira ahangaha, muzane izo mana zanyu, ubu nubwo bwenge bwanyu, turebe Imana iri buze gukora. None igihe kigomba kugera Imana wo mwijije igakora, bo nubwo abantu batuba umurimo w'Imana bayivogera uko bishakiye, ariko ntabwo Imana izahora icecetse, ntabwo Imana izakomeza kwihanganira abo bantu bameze batyo. Igihe kigiye kuzagira Imana wo mwijuru ikore kandi igaragaza imbaraga zayo ku bantu bayo. Nukuri karibu n'ijambo ry'Imana rata. Tujya kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo mbazaniye noneho uyu mwanya abantu badukurikiye ni ijambo rivuga ngo hindura isengesho Imana nayo ihindure ubuzima bwawe. Hindura isengesho Imana ihindure ubuzima bwawe. Shaka umaze iminsi uri gusenga uhagaze, ariko noneho hindura isengesho upfukame. Niba umaze iminsi uri gusenga upfukamye, hindura isengesho urya, mbese hindura isengesho uhindure. Numara guhindura n'Imana izigira ite ihindure. Kuko ndabizi neza hari igihe umuntu asengera ikintu igihe kirekire, akamara umwaka agisengera, akamara imyaka 2 ari kugisengera, ikintu akabona ntabwo cyasubijwe, yewe kugira ngo kinasubizwe ahubwo akabona kiri kushoho kuba ikibonge, kikoshoho kuba kinini cyane. Ariko noneho nimba bimeze bityo ku ruhande rwawe, hindura isengesho, Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Nuhindura isengesho n'Imana iraza guhindura. Uko wasengaga hindura, nimba wasengaga rimwe hindura, nimba wasengaga kabiri hindura, nimba wasengaga uri guseka hindura. Noneho mbese hindura isengesho, Imana yo mwijuru nayo ihindure ubuzima bwawe. Kibisanzwe rero dusomere gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere umurongo waho wa 10 na 11. Noneho uzaze gusimbuka indi mirongo dusomera umurongo wa 17. Yego, gitabo cy'umuhanuzi Samweli. Yego, gitabo cy'umuhanuzi Samweli igitabo cya mbere, ibice
igice cya mbere igice cya mbere umurongo wa 10 na 11. Yego. Uzasimbuke dusomere na 17. Yego. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya na za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, ntiwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse kandi databuja Dawidi atabizi? Tujye ku murongo naho cyane sinatariho. Igitabo cya wasomye hatariho, igitabo cya mbere cya Samuel igice cya mbere umurongo wa 10. Wasomye hatariho. Nisomeye mu bami ayikomana ya. Wasomye hatariho. Ntacyo iryo ngiryo naryo ndabyibutsa ukuntu Adoniya yagiye kwiyimika. Yego, kuvuka kwa Samuel. Yego. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Katugendane. Yego. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ariko Hana yasenganaga agahinda Uwiteka arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati. Ahiga umuhigo aravuga ati. Nyagasani nyiringabo. Nyagasani nyiringabo. Nureba umubabaro w'umuja wawe. Nureba umubabaro w'umuja wawe. Ukanyibuka. Ukanyibuka. Ntunyibagirwe. Ntunyibagirwe. Ukampa umwana w'umuhungu. Ukampa umwana w'umuhungu. Nzamutura Uwiteka. Nzamugutura Uwiteka. Abo iminsi yose. Abo wawe iminsi yose kubaho kwe kose. Kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Dukomeze ku 10 na kangahe? 17. 17. Maze Eli aramusubiza ati. Maze Eli asubiza uwo mudamu ati. Genda mahoro. Genda mahoro. Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Amen. Avuze ngo hindura isengesho, niyo ntego y'ijambo turiho. Noneho ni Imana yo ihindure ubuzima bwawe. Imana iturengere cyane. Uko navuze, yashobora kumaza igihe kirekire usengera ibintu ariko ukabona ibintu byaranze, ukabona nta butabazi, ukabona nta bisubizo, ukabona nta mpinduka, ariko igihe kirageze kugira ngo uhindure isengesho, kuko ni Imana yiteguye kuguhindurira ubuzima. Imana iturengere cyane kandi Imana wamwijeye kwitaho cyane. Ahantu dutuye, iyo umuntu ahinze agahinga imbuto bwa mbere bikanga, arahindura hagatereka mpinga indi mbuto. Iyo waruhinze ibirayi, iyi minsi hari imbuto ziri kuza z'ibirayi za cyerekezo na za kaze neza. Iyo waruhinze kinigi bikanga, urahindura ugahinga cyerekezo. Wahinga cyerekezo bikanga, ugahindura ugatera kaze neza. Kaze neza yakwanga, ugahindura ugatera n'ubutunguru nanga se na za tungurusumu. Aho ngaho ni ku muhinzi. N'umworozi nayo yoroye kabona amatungo ntabwo ari kororoka. Arahinda igihe ahindura urwuri, agahindura aho yari yororera amatungo kugira ngo ibintu bigire bite bigende neza. Hana nawe yasenze igihe kirekire, asenga yifuza urubyaro, kuko yari yarabuze urubyaro. Biratubwira ngo yari afite mukeba we, ariko mukeba we yari afite umwana, we yarabyaraga. Ariko Hana we kandi ari umubyeyi wubaha Imana, ari umudamu usenga cyane, uba hafi y'Imana, ariko yarabuze urubyaro. Imana iturengere cyane. Noneho mukeba we yamureba anazindukiye mu materaniro, hawe ati bundi uriya mugore hagiye hehe, ko nubundi igihe n'igihe yahereye ko nta mwana, ahubwo njyewe utigora ko mfite abana, ubundi ni njye mugore. Ubundi hari ikigeragezo ufite nanga se kiyageza umuntu agira, aho agiye hose kigahora muri we kimuremerere cyane. Icyo ngicyo ni igikomere womorwa n'imbaraga z'Imana. Hari igikomere umuntu agira yarakomeretse, kandi kugira ngo como nuko comorwa n'imbaraga z'Imana zigeze kuri we, nuko comorwa n'ibiganza by'Imana. Hari igikomere wagira umuntu akaba atakikomora, hari ubuzima umuntu akaba atabasha kubuguhindurira. Ariko uyu mwanya ndagira nkubwire ngo hindura isengesho, Imana yo mwijuru komore, Imana yo mwijuru kuruhure kugira ngo ibintu byawe nawe bigende neza. Kandi ndagira nkubwire ngo ari igihe uba ufite ikibazo ku ruhande rwawe kikaba kizwi nawe n'umutima wawe gusa, nta wundi muntu ukizi, ariko hari ikibazo ugira muri karitsiye bakaba bakizi, mu nshuti zawe zikaba zikizi, abo mu bana bakaba bakizi, abantu bose bakaba bakizi, nuko ubonye wese akagusomamo ico kintu. Ariko uyu mwanya hari ikibazo ufite ku mutima wawe abandi bantu batazi, hari icyo ufite abantu bose bazi muri rusange. Ariko uyu mwanya hindura isengesho. Turi mu ijambo ry'Imana ngo Hana yarasenze, ngasengana umubabaro, yahora agasenga asaba Imana umwana, ati Imana mpa umwana, ati Imana mpa umwana, Mana ngusabye umwana, mpereza urubyaro nanjye ndebe ko nagira abantu bankomoka.
bizamukomokaho. Ariko igihe kigeze abonye ari gusaba umwana akabona nta mpinduka, akabona nta mwana ari kubona, aravuga ati reka mpindure nsabe ikintu noneho n'Imana ifitemo inyungu. Ni nk'uko dusaba ikintu kandi no tugashiramo n'inyungu Imana yo mu ijuru izabonamo. Aravuga ati gusaba umwana gusa ntabwo bihagije, nshobora gusaba umwana noneho ntazagira ikintu amarira Imana, akazaba uwanjye kamwigengaho ngakora iki. Ariko kugira ngo Imana ibonemo inyungu ahindura isengesho ati Imana ngusabye umwana, noneho numumpa nzamugutura agukorere. Ahita ajombamo akantu ko kumva ko umwana azaba ari uw'Imana. Imana avuga ati okay, nanjye mbifitemo inyungu, uriya mwana azaza noneho nanjye agira ate ankorere. Kuko Ana yabwiye Imana ati uri kureba bariya abana bo mu batambyi, uri kureba bamaze kwiyanduza, uri kubara bamaze gukora ibyangwa n'amaso yawe. Ati noneho numumpa nzamugutura mu rusengero nawe agukorere, aba umukozi wawe, nimwe azibera, ntabwo azongera kuba uwanje ahubwo azaba ari uwawe. Ntabwo nzamutuma udashaka, ahubwo ibyo ushaka kumutuma nibyo uzamutuma. Njyewe ubwanjye ntabwo nzamukoresha ibyo nshaka, ahubwo wowe uzamukoresha ibyo ushaka. Hana hindura isengesho asaba ikintu Imana yo mu ijuru nayo ifitemo inyungu, asaba ikintu cyo kugira ngo Imana nayo ibone ko nikimuha nawe azagikoresha. Iyi minsi ari igihe umuntu asaba amafaranga, ariko asaba amafaranga Imana yamureba igasanga ayo mafaranga ntabwo azayafashishamo abakene, ntabwo azajya mu rusengero ngo ature amaturo, ntabwo Imana yareba ibyo uri gusaba igasanga ibyo uri gusaba ni inyungu zawe witayeho gusa, ntabwo witeye ku nyungu z'Imana. Ariyo mpamvu tubwira ngo murasaba ntimwabwe kubera ko musaba nabi. Ni nk'uko dusaba neza tugasaba ikintu cy'ingenzi kizatugira umumaro ndetse n'Imana yo mu ijuru ikakibonamo inyungu. Hana ngo yarasengaga ababaye, none igihe kijye kimwe aragenda ajya mu rusengero asengana umubabaro, niko biratubwiye asengana agahinda, noneho no gutobora n'ijwi biramugora, noneho ngo iminwa akaba ariyo yonyine yizunguza. Ngo umutambyi Eli amubonye aravuga ati uyu mugore noneho byagenze bitera, wa mugore wasinzihira, wa mugore byagenze bite bite byawe, noneho waje gusindira mu rusengero. Hana aramubwira ati umujakazi wawe ntabwo nasinzihira, ahubwo mfite agahinda mu mutima wanjye, ahubwo mfite ibindemereye mu mutima wanjye. Hari igihe umuntu agira ibibazo bakamwita umusazi, hari igihe umuntu agira ibigeragezo bakamwita ngo ninjije, ngo yabuze ubwenge. Ariko ikigeragezo wagize utagizemo uruhare, ikigeragezo wahuye naco nta ruhare ubigizemo, byanga byakunda Imana yo mu ijuru igiye kuza kukikuruhura. Imana yo mu ijuru igiye kuza kukigukuraho. Nubwo bakwise umusazi, nubwo bakwise ikigoryi, nubwo bakwise iki bakwita amazina menshi, ariko nyuma y'ayo mazina yose bakwise Imana yo mu ijuru kukuruhura. Wowe isengere witurize, ubundi Imana yo mu ijuru ibigenze neza. Noneho ngo Eli amaze kumva ko Hana atasinze nkuko yabitekerezaga, ahita amubwira ijambo rikomeye cyane ari ku murongo wa 17. Aramubwira ngo ngaho igendere amahoro, Uwiteka Imana yawe iguhereze ico wayisabye. Nawe udukurikiye Imana iguhereze ico wayisabye. Nimba wahinduye isengesho, nimba wasabye ikintu Imana ifitemo inyungu, Imana iguhereze ico wayisabye. Ico gusaba Imana ntabwo nkizi, ico kubwira Imana ntabwo nkizi, ariko Imana yo mu ijuru yo yena nawe mbikwaturiyeho. Genda amahoro, Imana iguha ico wayisabye mu izina rya Yesu. Si nk'uko tuvuga menshi, ahubwo none uyu mwanya umva intego y'ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo none uhindura isengesho, Imana ihindura ubuzima bwawe kandi ugenda amahoro, Imana iguha ico wayisabye mu izina rya Yesu. Imana uzumisha kandi Imana ngiragire neza cyane, mwakeneza amagambo y'Imana. Yego mukozi w'Imana, Imana igumugisha. Reka tugusabe utange nimero umva yifuza ko mwafatanya gusenga azaguhamagare, nurangiza udusoreze n'isengesho. Ni karibu. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 079 34 2 7 290. Wifuza ko twasenga n'Imana, wifuza ko twafatanya kuvuga Imana, nta kibazo, inzira zirakinguye, ni karibu. Reka dusenge Imana, dusengere abantu bose badukurikiye muri uyo mwanya, kandi dusenge kubw'ijambo ry'Imana tumaze kumva. Mana uri umunyembaraga, Data urumuye, ufite ubushobozi, ufite ubutware, uri Imana itanga uruvyaro, uri Imana ihindura ubuzima. Bana b'abantu babuze inzira, wubuna inzira, izina ryawe nirishimwe cyane. Ndagushimye kubera ko Mwami muri uyu mwanya ugiriye neza abantu bawe. Natwe tumaze iminsi dusenga, hari ibyo twifuza, hari ibyo dukeneye, ariko Data kwese mwiza tukabona nta nzira, tukabona nta cerekezo, ariko umwe yaduhinduye isengesho. Mu izina ryawe ryera Kristo duhiza umuhigo muri uyu mwanya, mu izina ryawe rifite imbaraga. Nsengeye abantu bawe muri uyu mwanya bagirire neza, uko Hana wamubwiye ngo nagende amahoro, nabo Data mwiza nibagende amahoro. Ibyo basabye byose bibahereze, ibyo batekereza mu mitima yabo bibahereze, ibyo bifuza bakwifuzamo bibasubize kugira ngo izina ryawe rishimwe.
urakoze kuri Imana iremye amashimwe, urakoze kuri Imana yumva gusenga, urakoze kuri Imana ihinduye ubuzima, urakoze kuri Imana itanze amahoro. Mu izina ryawe ryera Kristo, icyo twirukanye ni abazimu n'abadayimoni, mbaraga z'abapfumu n'abakonikoni, mbaraga z'abahembe, mbaraga z'abarangi tuzitesha agaciro, ahubwo duhaye ikaze n'akariyo mbaraga zawe ku buzima bw'abantu mu izina rya Yesu, amen.